wawe. Ndagira ngo mbwira ngo nubwo mu buzima bwa hari byinshi byanutse, hari byinshi mu buzima bwa bishe cyane, Imana igikora mu buzima bwacu, abantu bagatungurwa natwe kandi tugatungurwa, si uko dutungwa cyane nkagira ngo hari tubizi, ahubwo Yesu ashimwe cyane. Bene data, nizere ko mugwe neza muri Kristo Yesu. Umwami Yesu akomeze kugwaza ibyiza, kandi Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibashe guhaza kwifuza ku mutima wawe. Kandi dushimire nawe tubana kuri channel Uwarokowe TV. Imana iguha umugisha, kandi Imana iguhaze ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye tujye kubana muri aka kanya k'ijambo ry'Imana. Amazina yanjye ni Evangeliste Mugema Dieudonne. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Twahaye intego ivuga ngo uburuhukiro. Ese ubu buruhukiro mwene data ni uburuhukiro bumeze gute? Ese ubu buruhukiro ni bande baburuhukiramo, cyangwa se ubu buruhukiro buhabwa bande? Birashoboka ko muri iyi si ushobora kuba urushye, ukaba unaniwe, ukaba unanijwe, ariko nyuma tubanze dusenga Imana wumve ngo ese ubu buruhukiro Imana itanga, ubu buruhukiro Imana itanga ibuha bande? Ibuha bameze gute? Ibuha bakoze ibimeze gute? Imana ishimwe cyane. Turagushimiye data mwiza, kuko uri Imana y'ijambo, uri Imana y'isezerano, uri Imana ikomeye, uruwera urakiranuka, witwa ndiho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zirakomeye kandi ziratangaje, imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza, imbaraga zawe zijya zibasha gukora ibitandukanye n'iby'abana b'abantu. Izina ryawe nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Mwami Imana yacu, nyemerera iri jambo ngiye gushyira ku mutima wanjye. Reka ribe ijambo ritanga agakiza kuri bene data badafite agakiza, reka ribe ijambo rikiza abarwayi mu izina rya Yesu, reka ribe ijambo riruhura abantu bose bananijwe n'ubu buzima, reka ribe ijambo ryongera kurema ubuzima bushya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka imbaraga zawe zikoreye mu bwoko bwawe, imbaraga zawe zikoreye mu bana bawe, imbaraga zawe zikorere Uwiteka Mwami Imana yacu muri bene data batandukanye. Turabizi ko uri Imana yera, uri Uwiteka, uruwera urakiranuka, witwa ndiho ushobora byose. Aya masaha Mwami Imana yacu, nyemera imbaraga z'umwuka wera zikora imirimo n'ibitangaza. Turabizi ko Imana igibasha kuruhura abarushye mu izina rya Yesu. Hari imisozi iri imbere y'ubwoko bwawe, iyi misozi yose nuyiritagure mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, kandi uri Imana itangiranye natwe, uraza gusoza natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwawe mwene data, wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi. Nagira ngo nkubwire ngo hari uburuhukiro bukomeye Imana ijya itegurira abizeye, cyangwa se Imana ijya itegurira abera. Ese mwene data, ubu buruhukiro iyo utekereje neza, iyo urebye neza, usanga nawe ubu buruhukiro ubugenewe. Nagira ngo nkubwire ngo mu bantu bajya bategurirwa cyangwa se bagenewe uburuhukiro, n'uburuhukiro Imana yasezeranije abize, cyangwa se n'uburuhukiro Imana yasezeranije abayikunda. Ubu buruhukiro rero turi mu isi harimo byinshi bijya biturusha, ariko umuntu uri muri Kristo Yesu ajya abasha guhabwa imbaraga zituma aruhuka, zituma aba muri iyi si akananizwa n'iby'isi, kabone naho byaza bikamushavuza, bikamuca intege, bikamucogoza. Ubu usanga hari imbaraga z'umutima yahawe n'Imana, kuko Imana igibasha gutanga uburuhukiro. Hari uburuhukiro dufite muri iyi si, ariko hari n'ubundi buruhukiro dufite mu gihe tuzaba dutegereje umukiza wacu ari we Yesu Kristo, ubwo azaba aje kwima ingoma ye, aje kumurikwa, kugira ngo natwe tubashe kugira guterata, tubashe kongera kubona ubuzima budashira, ubuzima butazarangira. Ese mwene data, inzira ujye ubasha gucamo muri iyi minsi benshi barambitse intwaro zabo hasi, inzira ucamo ikwemeza neza ko ubu buruhukiro nawe uzabuhabwa, cyangwa se iyi nzira uhagazemo, iyi migendere yawe ijya iguhamiriza neza ko mu nzira ucamo harimo uburuhukiro bwa Yesu Kristo. Birashoboka ko waruhukira kuri bene so, ugasanga nabo nta buruhukiro bafite. Birashoboka ko waruhukira ku muryango wawe, ugasanga nabo nta buruhukiro ufite. Birashoboka ko waruhukira kuri anti wawe ugukunda, cyangwa se anko wawe ugukunda, ugasanga ubwo buruhukiro nabo ntabwo bafite. Birashoboka ko washakira uburuhukiro muri iyi si ukabubura, ariko nagira ngo mbwira ngo Yesu niwe buruhukiro bukomeye, kandi niwe mbaraga zacu, niwe gakiza gakomeye. Umuntu wese ukomeje kuri Yesu, ntabwo Yesu ajya mutengwa, kandi nta nubwo ajya mutera. Mwene data, muri iyi minsi ikomeze kuri Yesu, kuko niwe rutare rukomeye. Nagira ngo mbwira ngo uru rutare rwa Yesu Kristo nta kintu na kimwe kijya kiruhungabanya. Icya mbere, iyo uri kuri Yesu uba ukomeye, kabone naho imbere haba hari intambara zikomeye, benshi ubona bagwamo. Imana igibasha kugwa iki? Igibasha kugwa imbaraga zo gutsinda, ugakomeza urugendo udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Imana ishimwe cyane.
Imana ikomeze kutwambika imbaraga. Mwene data, ubu buruhukiro Imana itanga butandukanye n'uburuhukiro ushaka kubonera muri isi. Birashoboka ko wagira imitungo myinshi, ukagira ubutunzi bwinshi cyane, ariko ukabura amahoro. Birashoboka ko wagira byinshi muri iyi si, ariko ukabura agakiza. Birashoboka ko wagira byinshi muri iyi si, ariko ukabura ubuzima. Nagira ngo mbwire ngo Yesu yaguhaye ubuzima, haba hakiri poromosiyo y'uko ubwo buzima yaguhaye hari ibindi byiza bizaza bishamikiye. Nagira ngo mbwire ngo nta butunzi bwiza nk'ubutunzi buturuka mu biganza by'Uwiteka. Hari abafite ubutunzi bakuye mu maraso, hari abafite ubutunzi bakuye mu bakuye mu ngeso zitari nziza. Ariko mwene data, utwo dukeya ufite cyangwa se ubwo buzima bukeya urimo bwubaha Imana buruta bwa buzima bwinshi butubaha Imana, cyangwa se buruta bya bindi byinshi cyane bitarimo kubaha Imana. Mwene data, ndagira ngo mbwira ngo mu migendere yawe cyangwa se mu mitekerereze yawe, tekereza igisobanuro cy'ubumana, utekereza igisobanuro cy'imbaraga z'ijuru aho gutekereza igisobanuro cy'imbaraga zo muri isi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turacyaganira ku ijambo ryitwa uburuhukiro. Ndagira ngo mubwire ngo birashoboka ko umaze igihe ugenda ukaba unaniwe, ukaba unanijwe, ukaba warabuze uburuhukiro. Ndagira ngo mubwire ngo nta handi hantu dusanga uburuhukiro uretse muri Yesu Kristo honyine. Ikintu cya mbere, birashoboka ko umaze igihe mu ngeso mbi, umaze igihe mu byaha bitandukanye byaje bikakuberaho karande, ku buryo nawe ubwawe wireba ukibura, ku buryo nawe wireba ukabura ejo hazaza hawe, ukabura future y'ahazaza, cyangwa se wareba ukareba igeno ryawe ntabwo rya. Impamvu nuko utarasobanukirwa ngo usige ibyo ngibyo byagutandukanyaga n'Imana, usingire ibiguhuza n'Imana. Nyemerera unyumve neza, birasaba ko usiga ibyo byose bigutandukanya n'Imana kugira ngo usingire ibiguhuza n'Imana. Ntabwo wasingira ibiguhuza n'Imana ugifite muri wowe ibigutandukanya n'Imana. Hari abantu benshi cyane dushaka kwambara imbaraga z'Imana ariko tutariyambura imbaraga za karande. Turashaka kwambara imbaraga z'agakiza ariko tutariyambura imbaraga z'ingeso mbi. Turashaka kugirirwa neza n'Imana muri urugendo, ariko twebwe ntabwo turasobanukirwa ineza Imana itanga. Wakwibaza ngo kubera iki se Imana ijya ibasha gutanga ineza? Ubundi ineza yiha abantu, ubundi ineza ninde uyigenewe? Ubundi se ubu buzima Imana itegura igategurira abantu bayizeye, ni ukubera iki yabuteguye? Ni byinshi wakwibaza, ariko igisubizo kirimo n'iki? Ni uko ijambo ritubwira ngo nkunde bankunda kandi abanshakana umwete bose bazamo. Bivuze ngo ubuzima bwawe ni wabaho ukunda Imana, hari icyo Imana nawe izakora mukiye mu buzima bwawe. Ni wabaho ubuzima bunezeza Imana, nawe Imana izagerageza gukora byinshi mu buzima bwawe bikunezeza. Bivuze ngo impamvu benshi twatandukanye n'umunezero ni uko twiyatse umunezero mutwe, twanze kubana na nyiri umunezero. Dushaka gushaka iby'iyi si, dusanga iby'iyi si nta munezero urimo, dusiga umunezero twisanga gusubira inyuma. Ngo dusengere umunezero, dusanga iyi si iradufashe, dusanga ntituribashe no gusingira Imana. Ariko ndagira ngo mbwira ngo tandukana n'ibyo byose ubona ko nta munezero biguha kugira ngo wakire umunezero. Tandukana n'ibyo byose birimo birakwicira ubugingo, ibyo byose birimo birakwicira umubiri, kugira ngo ubashe kwambara imbaraga z'umubiri cyangwa se ubashe kwambara imbaraga z'ubushobozi z'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Njya nezererwa Imana kuko iyo utekereje neza ugasesengura mu bwenge bwacu, usanga iyi Imana yarakoze ibintu bitangaje. Ndagira ngo ubwire ngo Imana muri ubu buzima buri muntu wese yamuhaye ubwisanzure. Iravuga ngo wowe muhaye ubwenge ariko nkweretse ibyiza n'ibibi, nkweretse inzira nziza ukwiye kunyuramo, nkweretse n'inzira mbi. Bivuze ngo dufite ubushobozi, dufite uburenganzira bwo gucana udushaka, ariko Imana ijya ibasha kunezererwa bano bose babasha kuva mu ngeso mbi, bano bose babasha kuva mu byaha bakemera guhindukira Imana. Imana ijya ibasha kunezererwa cyane. Ndagira ngo mbwire ngo mwene data, Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Niba ushaka uburuhukiro bw'iteka, niba ushaka uburuhukiro muri isi, niba ushaka amahoro, niba ushaka ubuzima bwiza, birasaba ko urekana n'izo ngeso mbi, birasaba ko urekana n'ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro, ahubwo ukabasha kwakira ubutware n'ubushobozi bw'Uwiteka Imana yacu. Ndagira ngo mbwire ngo Uwiteka Imana yacu agira ibambe, kandi Uwiteka Imana yacu ajya abasha gusanganira abaziwe. Muririmbyi yuzuye umwuka yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwadukuyeho imigozi, ngo byavuye se kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine y'amahoro. Bivuze ngo hari iminyururu yari imaze iminsi ikuboshye, cyangwa se hari byinshi bizari bikuboshye muri urugendo. Ndagira ngo mbwire ngo iyo minyururu yose ikuboshye nta wundi muntu wayikubohora, cyangwa se nta wundi muntu wagukuraho izo ngoyi uretse Yesu Kristo wenyine. Ariko urasabwa kumwemera. Mwene data, iyi minsi duhagazemo iragoye.
benshi twihugiyeho, benshi twabaye bizi mu by'Imana, benshi twabayeho ngo twahoze tubyumva ngo se n'ubundi bigiye twabyumviye ngo kubera icyo ubundi. Ndagira ngo ubwira ngo mwene data, uko byagenda kose turabizi ko Yesu Kristo ariho, kandi Yesu ni muzima, wabyanga wabyemera. Ndagira ngo ngutangarize iri tangazo, ndabihamya n'umutima wanjye wose, Yesu Kristo ariho kandi ni Imana iriho. Ndagira ngo ubwira ngo nubwo Satani akwiyebesha akubwira ko ibyo urimo atari ukuri, nawe gerageza kwiyebesha Satani, umubwire ngo niba ubasha kunyihebesha ukambwira ko atari ukuri, nanjye reka nkwiyebeshe nkubwira ko ibyo ndimo ndi ukuri, ibyo ndimo ari ukuri. Mana ishimwe cyane, turimo turaganira ku ijambo ryitwa uburuhukiro. Ese mwene data, iyo unanijwe, iyo ugeze mu bihe bigoye, iyo ugeze mu bihe bikomeye, ninde muntu utabaza cyangwa se ninde muntu utakambira? Aho ni waba ujya gutakambira abapfumu. Ese iyo urwaye unanijwe, ese mwene data ujya wibuka ko ari Imana ijya ibasha gukiza, ujya ubasha kwibuka ko ari Imana izura abapfuye bakongera bagasubira ibuntu. Ujya wibuka ko ari Imana yageze kwa Lazaro amaze iminsi ngaye mu gituro yarananutse, Imana ikavuga ati Lazaro kanguka. Ndagira ngo mbwira ngo nubwo mu buzima bwa hari byinshi byanutse, hari byinshi mu buzima bwa bisa nkaho byanutse, hari Imana ifite ubushobozi bwo gutuma byongera bikagira ubuzima kandi bikajya bihumura. Ndagira ngo nyumve neza, hari byinshi mu buzima bwa bisa nkaho byari byaranutse ku buryo byabikunukira bikanukira n'abandi. Ndagira ngo mbwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo gutuma ibyo byanutse ku buzima bwawe byongera bikagira ubuzima mu izina rya Yesu. Hari igihe tujya tugera mu buzima waba ureba nawe ukabushaka ukabura igisubizo, ariko nagira ngo mubwire ngo hahandi dushaka igisubizo tukakibura ku buzima bwacu, usanga ariho Imana ishaka igisubizo ikabona kiri buboneke. Hahandi tureba inzira tukabona zisa nkaho ari inzitane, usanga Imana ariho hantu yacukuye cyangwa se ariho hantu yaciye inzira dukwiriye kunyuramo, kuko birashoboka ko we waba ushaka guca mu nzira yo hirya ubona ngari, ariko ugasanga iyo nzira ntabwo uzageramo. Ariko Imana ikare kuvuga ngo kuko mukunda kandi nicyo nshaka kukugezaho, kuko hari umugambi ukomeye nateguye ku buzima bwawe. Imana ikareba ikavuga ngo kuko hari umugambi, uwo mugambi mfite kuri ari umugambi utajya usaza cyangwa se ari umugambi w'ubuzima. Imana ikareba ikavuga ngo niwaca muri ya nzira ngari ntabwo uzageramo. Ikareba ikavuga ngo niwaca muri iyi nzira ifunganye, kabone naho igoye, kabone naho iruhije, kabone naho benshi banyuzemo bagasigara, kuko ari njye ubasha guca inzira, ndabizi neza ko nzajyana nawe nkazakugezamo. Bivuze ngo Imana ntabwo yakora ikosa ryo gufata umuntu ngo imunyuze mu nzira ibizi neza ko atazayicamo, keretse iyo twinangiye imitima ugasanga turayitengushye. Ariko umuntu wese wubashye Imana, mwene data, ndagira ngo mbwire ngo umuntu wese wasenze Imana, kabone naho hazi ibigeragezo bimeze gute, ajya abasha kubicamo yemye, kuko hari Imana ijya ibasha gutsindira umuntu ibigeragezo ahagazemo. Kubwo gusenga hari ukuntu Imana igire mu buzima aho butari buri bukaremeka. Hari byinshi cyane Imana igikora mu buzima bwacu, abantu bagatungurwa, natwe ubwacu tugatungurwa. Si uko dutungwa twebwe nkaho tutari tubizi, ahubwo nuko dutungwa nuko iby'Imana ikoze ku buzima bwacu aba ari iby'imbaraga, kuko harimo iby'Imana ijya ibasha gukora. Nawe ubwe wabireba ukibaza ngo ese uyu yari njyewe, ese ibi nari mbikwiriye? Ariko kubera rwa rukundo Imana idukunda, kubera bwa buntu n'imbabazi Uwiteka Imana yacu yatugiriye, hari byinshi Imana yakoze mu buzima bwacu, atari uko tuba beza, atari uko dukiranutse, atari uko twavutse mu miryango myiza, ahubwo ugasanga sinzi ntabwo wabikura neza ngo ubyumve neza. Ariko tekereza neza, urebe inzira zose wanyuzemo. Kera hari ahantu wari uhagaze warebaga imbere ukabona utazagera, ariko reba neza hano umaze kugera. Bivuze ngo harimo benshi babitekereza, harimo benshi bashatse kutahagera, ariko basanga Imana yashatse kuzagera aho hantu uhagaze none. Bivuze ngo hari benshi mu buzima bwacu baba bizi neza ko hano tutazahagera, ahubwo bagasanga hahandi bari bazi neza ko tutazahagera, bakabona tubashije kuharenga, tugeze kure. Bivuze ngo Imana yo iturebera kure aho kuturebera hano. Bivuze ngo iturebera mu buzima bw'imbere aho kuturebera mu buzima bwaho twaturutse. Yibaye Imana ireba nk'abantu, harimo abantu
batari buzabone gakondo, harimo abantu batari buzaboneka gakondo mu bwami bw'Imana, kuko iyi Imana isa kureba ku bushobozi bw'abantu ikareba nuko abantu babaho mu buzima busanzwe. Harimo abantu tutari buzabasha kugera mu ijuru, ariko hashimwe Yesu utarebye. Petero yabyanditse neza avuga ngo menye yuko ngo mu mahanga yose ngo uyubaha ngo agakora ibyo gukiranuka ngo uwo nguwo Imana igibasha kumwemera. Ariko turacyari kuri rya jambo rivuga ngo ese mwene data ubwo buruhukiro wowe urabufite, cyangwa se inzira ucamo zikwemeza ko hari uburuhukiro Kristo yateguriye abizera, hari uburuhukiro Kristo yateguriye abamwizeye bakamwemera bakemera izina rye, ngabo ngabo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese mwene data ubwo buruhukiro inzira unyuramo zishushanya neza kuzabubamo? Mani turengere, Mani tugirire neza, kuko iyi minsi usanga benshi batangiza iby'ubugingo ariko bagasoza iby'umubiri. Usanga benshi batangira bahamya Imana by'ukuri, ariko kubera iyi si yamanukiwe na Satani, kubera ko iyi si ari niba navuga ko iyi si ari iy'ibisazi, ugasanga umuntu atangiye urugendo rw'ivugabutumwa avuga Imana neza, ariko yageramo hagati kubera yuko harimo benshi baza bimikinda, harimo benshi baza bashaka iby'iyi si, ugasanga yaje mu muhamagaro, ariko birangira wa muhamagaro yarahagazemo awugurishije. Twabyita nko kugurisha. Ugasanga harimo bamwe basa nk'aho bafata izina ry'Uwiteka bakaricuruza, harimo abandi bafashe izina ry'Imana basa nk'aho aribo baryambaye, mbese bafata titire y'ubumana, iyo titire bayikura ku bumana ahubwo bayishyiraho. Mwene data ndagira ngo mubwire ngo icyubahiro cyose, ndagira ngo mubwire ngo gikwiye kuba icy'Uwiteka. Twebwe turi abantu, wafata icyubahiro ugapfa, ariko iyi Mana ntabwo ipfa. Ikintu cyiza kuri iyi Mana, wafata icyubahiro yakwihorera, ariko ntabwo iyi Mana igihinduka, cyangwa se nizapfa twebwe tuzagenda, ariko Uwiteka Imana yacu ihoraho kandi izahoraho iteka ryose. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mubwire ngo niba warunarijwe mu buzima ukaba warurushye, ndagira ngo mubwire ngo hari Yesu w'i Nazareti ujya ubasha kuruhura abarushye. Birashoboka ko umuririmbyi Yusufu mukavuga ngo yadutuye imitwaro, ngo yaduhetamishaga, ngo none tugenda twembi. Bivuze ngo hari imitwaro nari nikoreye umwami Yesu yanduhuye. Bivuze ngo nawe birashoboka ko hari imitwaro waba wikoreye none, ishobora kuba ari imitwaro y'ubukene, ishobora kuba ari imitwaro y'intambara, ishobora kuba ari imitwaro y'ibibazo, ishobora kuba ari imitwaro y'uburwayi. Iyo mitwaro yose iyo umuntu yegereye Yesu afite umutima umenetse, iyo mitwaro Yesu ajya abasha kuyimukuraho akayikora. Ndagira ngo mubwire ngo hari umutwaro wakwikorera ukabana n'abantu mu rugo, uwo mutwaro nabo nta kintu bawukora, ariko Yesu kuko ari inyangamugakara kuvuga ngo nubwo udakiranutse nk'abantu, nubwo udatunganye nk'uko bikwiriye, ariko kubera yuko mubona ameneye amaraso ku musaraba nawe urimo, ikareba ikavuga ngo ati mwana wanjye, ati nubwo byari bimeze gutyo, uwo mutwaro kuko nawe wawugukuraho nawugukuyeho, reka nkugirire ibambe n'impuhwe nk'ugukuyeho. Imana ibasha kudukuraho imitwaro yari ituremereye. Bivuze ngo hari imitwaro indemere, hari ikuremere. Reka nawe Imana mu bihe nk'ibi ngibi Imana ibashe guhindura ibihe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 11, umurongo wa 25 kumanuka. Turasoma imirongo yose uko ari 5. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo waho wa 25 tugeze kwa 30. Katwumve icyo iri jambo rivuga natwe. Ndagira ngo mubwire ngo nimba ufite kwizera muri wowe, ibyo waba warurimo byose bikugoye, ndagira ngo mubwire ngo Yesu niwe karuhura, kandi Yesu niwe ubasha kuruhura abananiwe. Titire y'ijambo ry'Imana iratubwira ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Bivuze ngo bishoboke ko hari benshi muri iyi minsi ni ukuri bananiwe kandi baremerewe. Ese wananizwa n'iki? Bivuze ngo mu kunanirwa abikubiyemo byinshi cyane. Ushobora kunanizwa n'ubuzima nabwo bwakunanizwa, ushobora kunanizwa n'ubukene nabwo bwakunaniza, ushobora kunanizwa n'umugabo mwashakanye nawe yakunaniza, ushobora kunanirwa na boss ugukoresha nawe yakunaniza, ushobora kunanizwa na karande zo mu miryango nazo zakunaniza, ushobora kunanizwa n'umuvandimwe nawe yakunaniza.
ariko ijambo rivuga ngo Yesu ahamagara ngo abarushye n'abaremerewe, bivuze ngo muri abo barushye n'abaremerewe nawe arimo Yesu arimo araguhamagara, kuko abona ko ibyo ngibyo bikuruhishe, kuko abona ko ibyo ngibyo bikuremereye. Nta wundi muntu wagutura iyo mitwaro uretse Yesu Kristo, nta wundi muntu watakira uretse Yesu. Nagira ngo muri aya masaha reka dutakire Yesu Kristo, kuko ari we gisubizo cy'ibibazo twibaza ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yanezererwa Imana cyane. Iyo ntekereje neza nkibaza ahantu navuye naho ngeze, ntabwo nakabe mvuga izina ry'Uwiteka, nakabe ndi hakurya iriya mu bishokoro, nakabe ndi mu bishingwe, benshi bakabe bankandagiraho. Ariko ashimwe Imana yarebye ikavuga ati mwana wanjye, ati nubwo ari inshibwa, nubwo ari igitabwa, nubwo nta wigeze agukunda, atari ko njye ndagukunda, kuko nasobanukiye neza urukundo Imana yadukunze. Ntabwo yadukunze igendeye ku miryango bene data, ntabwo yadukunze igendeye kuri famiye zacu, ntabwo yadukunze igendeye ku twasaga. Iza kugendera hari abantu basa neza ku buryo rero ukabona abahisi n'ijuru byose ukabibahera rimwe bakanabiyobora. Ariko ashimwe Yesu utararebeye ku buranga, ashimwe Yesu utararebeye ku gihagararo, ashimwe Yesu utararebye uko twari tumeze, kuko harimo abantu benshi cyane witekerejeho neza sha ni ukuri ko mu ijuru ntabwo wari buzakandagira. Ariko Imana yo kabyara yo gaheka ntabwo yarebye uko twasaga. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Kadusomira ijambo ry'Imana dusenga Imana kugira ngo wumve icyo Uwiteka avugana nawe muri aya masaha. Nkuko nabivuze ni ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11:25. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati ndagushimira data mwami w'ijuru n'isi, ati kuko wahishe ibyo abanyabwenge ati n'abahanga ukabihishurira abana bato, ati ni koko data kuko ariko wabishatse. 27 ati byose nabihawe na data, ati kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se, ati kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kumwereka, ashatse kuyimenyesha. Imana ishimwe cyane. 28 hakaba ati mwese abarushye n'abaremerewe, ati nimuze munsange aho munsange ndabaruhura, ati mwemere kuba abagaragu banjye, ati munyigireho, ati kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ati namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Ati kuko kunkorera kutaruhije, ati n'umutwaro wanjye utaremerewe. Imana ishimwe cyane. Aha Yesu yararimo agaragaza buryo ki yatumwe na se, cyangwa se urugendo Imana yamwoherejemo, imwe agaragaza misiyo Imana yamutumyemo, ariko agaragaza n'uburyo ki ntawuzi se nta nuzi umwana uretse umwana na se. Ariko nanone agaragaza ko umuntu wese ashatse ko amenya se cyangwa se amenya umwana ajya abasha kumumenya. Bivuze ngo hari hishurirwa Imana ibasha gutanga ku buzima bw'abizeye Yesu Kristo, bakabasha guhishurirwa, bagahishurirwa iby'ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Ngo kandi ashimira Imana ngo ati ndagushimiye yuko ati ibyo bihisha abanyabwenge ngo ukabihishura abana bato, cyangwa se abihisha abanyabwenge ibihishura babandi bose bemeye guca bugufi, babandi bemeye kuba abana b'umwami Imana b'umwami Yesu Kristo. Ibyo byose Imana yemeye kugira gute kubihishurira. Suko wabura umunyabwenge w'isi utabasha guhishurirwa n'umwami Imana. Bivuze ngo n'abantu bose bemeye guca bugufi imbere y'Imana, bakemera kuyoboka Imana, utitaye ku mashuri, utitaye kuri mbese utitaye kuri kavukire y'iwanyu, ukemera guca bugufi imbere y'Imana. Ariko Bibiliya igaragaza neza ati niba ushaka gukurikira Yesu nuko tumwigiraho, tukaba abagwaneza kandi tukaba abanyanyeso nziza. Bivuze ngo harimo n'uburuhukiro. Nibyo natangiye mbabwira ngo hari uburuhukiro Imana igitanga, ariko iyi Mana itanze uburuhukiro ibuha bano bose muri uru rugendo, bano bose bemeye gusiga ibyabo, bano bose bemeye guca mu nzira zigoye nubwo zaba ziruhije, zo guca mu nzira zo kunanizwa, mu nzira zo gutotezwa. Bano bose bemeye kugendera mu nzira y'ubutumwa bwiza. Aba bose hari uburuhukiro Imana yabateguriye, cyangwa se hari gakondo dufite, hari umugabane ngo mfite ibyiringiro ngo bifite ubugingo, kandi mfite n'umugabane mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Tujye gusenga Imana. Ese mwene data,
natangiye nkubwira inzira ucamo, imibereho yawe, gakondo yawe ishushanya ubwami bw'Imana, ushushanya kuzaba muri ubu buruhukiro bw'umwami Yesu Kristo, ushushanya kuzagera mu bwami bw'Imana. Ese mwene data, ingeso ukora ku musozi utuyeho, ingeso ukora mu buzima bwa buri munsi, izo ngeso zigushushanyiriza kuzabana n'Imana amahoro. Mana ishimwe cyane. Niba waratenebutse, niba waravuye mu byizerwa, niba waravuye imbere y'umwami Yesu Kristo, nagira ngo mbwire ngo ni karibu uze dufatanye gusenga Imana. Nagira ngo niwemerere umwami Yesu Kristo akuyobore, niwemerere umwami Yesu yongera gucisha mu nzira zo gukiranuka, niwemerere umwami Yesu yongera kubohora iyo minyururu, niwemerere umwami Yesu yongera kubohora izo ngoyi, niwemerere umwami Yesu yongera kubohora ibyo byose byari bikuboshye mu izina rya Yesu. Ndabizi neza ko ari byadutandukanije n'Imana, ariko umwami Yesu nawe aragira ngo agutandukanye n'ibyo byagutandukanije nawe mu izina rya Yesu. Ngiye gusengana n'abantu babiri, ngiye gusengana n'umuntu wa mbere, ni umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba ushaka kongera kugarukira Imana, niba ushaka kuva mu nzira zidahesha Imana icyubahiro, ca bugufi dusenga Imana. Ngiye gusengana n'umuntu umaze igihe arwaye, ndagira ngo nawe uzamure kwizera, dusenga Imana. Dufite Imana igibasha gukiza. Nawe wari umaze igihe urushye, ndagira ngo mubwire ngo umwami Yesu arimo arakubwira ngo arashaka kukuruhura, arashaka kukubera akaruhura, arashaka kongera kuguha ubuzima arashaka kongera kuguha ubuzima buzima, arashaka kongera kukubakika. Ca bugufi dusenga Imana. Uwo maze igihe urwaye, ca bugufi dusenga Imana. Ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ca bugufi dusenga Imana. Nawe umaze igihe urwaye, nawe umaze igihe urushye, reka dusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ku bw'izina ryawe riruhura, turagushimiye kujya ubasha kuruhura abarushye kandi ari uburuhukiro bukomeye. Mwami Imana yacu, dusobanukiye neza, dusanze ari bene data ababashe guca mu nzira zidatunganye, mu nzira zitaguhesha icyubahiro, babasha kuyoba. Ariko Mwami Yesu baragira ngo wongere ubayobore mu byo kwizerwa, ubayobore mu nzira zawe, ubayobore muri gakondo yawe. Data Nyiringabo, Imana yacu, kuko uri Uwiteka, turaguhamagaye kandi turakwinginze Mwami, dukoretse bene data baruhishwe n'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turategetse reka imbaraga zawe kiza zibakize mu izina rya Yesu. Tukweretse n'abarushye, kuko ijambo ryera tugati yamwe abarushye n'abaremerewe, ati ni munsango ndi ndabaruhura. Nuruhure bene data, nuruhura ababyeyi muri iyi minsi, nuruhura abagabo muri iyi minsi, nuruhura abasore muri iyi minsi, nuruhura abakobwa muri iyi minsi, nuruhura abana bato muri iyi minsi, nuruhure bene data bari mu bice bitandukanye bose bumva Ikinyarwanda. Nuruhura Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu, ubwoko bwawe, kandi ukomeze kubana natwe, nukomeze kutugira neza, nukomeze kudushyigikira. Izina ryawe Yesu nirihimbazwe. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu. Turagushimiye kuremya ibishya ku buzima bwacu, turagushimiye ko yubahishije. Izina ryawe Yesu nirihabwe icyubahiro. Uwiteka Nyiringabo, Imana yacu, data mwiza, komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Umwami Yesu Kristo akomeze kubana namwe mwese kandi turabakunda. Yari mwene so evangeliste Mugema Dieudonne. Ugeze kuri YouTube channel yacu Uwarokowe TV, ni byiza ko ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi biba byiza wadufasha gusangiza bene data ubu butumwa kugira ngo dukomeze kwamamaza inkuru z'umwami wacu Yesu Kristo, kandi neza y'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga z'umwami Yesu Kristo zikomeze kuganza namwe mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.